mu rwego rwo kwizihiza umwaka mushya wa 2023 ndetse no kurebera hamwe umusaruro wavuye mu mwaka ushize wa 2022, umuryango w'abanyarwanda baba muri Australia muri leta ya Queensland bahuriye hamwe mu gikorwa cy'urugendo cyabaye tariki 31 Ukuboza 2022, rwari rugamije gukora siporo ndetse no guhuriza hamwe abanyarwanda batuye muri iyi leta ya Queensland. Ni urugendo aba banyarwanda bagenze n'amaguru rw'ibilometero bigera ku 10 bava ku cyicaro cya 98 n'igice kimwe Hobe FM aho Hobe Australia ikorera, bahagurukira kuri Kangaroo Point, bazenguruka umujyi wa Queensland maze bagaruka aho bahagurukiye ari naho habereye igikorwa cyo gusangira ndetse no kuganira hagati y'aba banyarwanda. Habayeho kungurana ibitekerezo ku cyatuma bateza imbere igihugu cyabo, nk'uko bamwe mu bo Hobe Australia yaganiriye nabo babitangaje. Bashimiye iki gikorwa ndetse bishimira ko gishobora guhoraho kikaba inshuro zirenze imwe mu mwaka nk'uko babitangaza ahangaha. Ni igiki wumva wakwifuriza abanyarwanda baba n'abatari ahangaha? Inshallah yo nifuriza abanyarwanda bose aho bari bose ku isi, bari muri Australia, bari mu Rwanda, mbifuriza kwinjira muri uyu mwaka mushya wa 2023 uzatubera wishya n'ihirwe, uzogire n'ibyiza byose. Yes. Ikindi hano ndishimira ko tutangiye umwaka neza, ngo dusangira turi kumwe, twakoze urugendo rwo kwishimisha. No hearing. Nariho nibaza turiho tugenda nanyuza ahantu hari amazu maremare meza, hari umugezi mwiza, dufite Nyabarongo, dufite umujyi uri gukura. Ni ubuhe butumwa wahereza abanyarwanda ko natwe dushoboye, ko natwe twakora nk'ibindi? Naganye bagana ko batangira kwiga kubaka ku buryo bubaka ahantu heza hakurura abamukerarugendo, kubaka ku migezi, kubaka ku biyaga. Dufite igihugu cyiza cyane muri leta. Abanyarwanda bagombye gutangira kwiga ku buryo batangira kujya bakurura abamukerarugendo, bubaka ahantu heza nyaburanga, Nyabarongo, kuri Muhazi n'ahandi henshi, bakubaka imijyi, bakubaka amazu menshi, abantu bakajya baharuhukira. Hari indi ndeba uno mugezi uteye nka Nyabarongo urizengurutse umujyi. Nkavuga inti buriya natwe tuba hanze dushaka ubumenyi, duhereye kuri uru rubyiruko ubona ahangaha rwize baba engineer bakomeye, noneho tukaba twagira ubwato nka buriya nabwo bugenda muri Nyabarongo, abantu bagenda ahantu hari hose. Urakoze Nathan, kandi reka nanjye mboneho umwanya wo kwifuriza umwaka mwiza n'abawe. Hobe Australia irabakunda mwese, mugire ngomeze muryoherwe. Bosco muraho? Wambaye umupira mwiza. N'ahangaha se ahantu wabona umupira umeze gutyo muri Australia? Iyi mipira ni special, ikaba n'umuntu umwe gusa i Kigali, famille bita ngo ni House of Tayo, ahandi hantu baribona amaduka niho bamenyesha, ariko oda ziraboneka online, gusa yakugeraho ihenze. Okay. Kuri uno munsi twakoze walk, ngira ngo mu by'ukuri yashimishije abantu benshi, yarishimishije. Wowe wayibonye ute, wayivuga iki? Amajakete meza kwe muri rusange babizi ko nkora mu by'ubuzima. Izirya no original. Activity nk'iyi ndayisapotinga, ikunda ku buryo bukomeye. Bigomba kuba biriho. Niyo igitekerezo cyiza na PS cyahaje ifite ibintu by'ingenzi nko kubona ikuduhuza, abantu bakamenyana, bakava mu bwigunge, cyane ko ibihugu turimo tuba twaraje turabimukira, bivuga ko imiryango yacu nyine tuba twarayisize iwacu. Kanya nk'aka rero nyine ugaha abantu umwanya wo kugera hamwe, ukabona abantu bene wanyu mufite umuco umwe, muvuga ururimi rumwe, mukaganira, bikagabanya irungu ryo mu rugo, tukagira community nziza hano muri Queensland. Ni cyane. Icya kabiri, hano tubaho ubuzima, abongereza cyangwa amagambo make bakavuga ngo ni
sedentary lifestyle ni ukuvuga kujya ku kazi wowe uciye mu modoka ukagaruka mu rugo uciye mu modoka ibyo ukoze byose ni imodoka nta mwanya rero tubona wo gukora physical activities kandi physical activities ni ingenzi mu kurwanya indwara z'umutima kurwanya diabetes ndetse na mental health gutembera ugiye gukora no kugenda n'ibintu bifite akamaro so iyi activity ni nziza cyane nayikunze tuzareba uburyo tuyishyira muri annual planner muri gahunda zacu z'umwaka kugira ngo abanyamuryango bamenye bati buri gihe iki n'iki dufite walking babe babizi biri aho ngaho biri muri plan yacu ni igiki turiho tugenda ngira ngo wabonye twanyuze ahantu heza kuri ino bridge ubona hano hejuru ni bridge nini cyane kandi nziza ngira ngo iri mu mabridge afite uburanga bwiza muri Australia byatumye ngira igitekerezo ndavuga nti se iyo abanyarwanda tuje hanze tuba tuje mu by'ukuri mu kwiga guhaha ubwenge so kandi mu by'ukuri natwe dukeneye ko igihugu cyacu cyamera gutya ni igiki washishikariza urubyiruko cyane cyane rutoya mu buryo ni igiki washishikariza urubyiruko rukiri rutoya kugira ngo rwige narwo ruteze imbere igihugu cyabo tudevelope imigezi nk'iyi ngiyi nayo turayifite dukora amabridge nk'aya akurura abantu benshi muri ubwo buryo muri rusange ikintu cya mbere kibanza mu kwiteza imbere cyangwa se guteza imbere aho waturutse ni ukubanza kwanza mukagera hamwe ubwanyu kujya kuzuba mugani w'ikinyarwanda baca ngo uzi w'inyabutatu buriya kuwuca biragoye biragoye ni ukuvuga ngo abantu bafatanyije kugera hamwe gutya bizatuma tubasha kumenyana neza kungurana ibitekerezo tugenda tubona ibintu bikoze hano cyane ko babonye ko n'urubyiruko bamwe baje rero muri rusange no kubakangurira nabo bakajya dufatanya natwe kuba turi kumwe niho tuzajya duhana ibitekerezo tureba hano ibintu uko bimeze tukavugana hagati yacu twakora iki kugira ngo n'iwacu aho twaturutse hamera nk'uku by the way ahubwo ubwo unyibukije igitekerezo kimaze iminsi ibintu tumazemo igihe n'umugore aribyo navuganye na Nestor uriya watumva ko tuzabiga nko ku buryo burambuye natangiye kwandika projet y'uburyo twafata opportunité ya globalization muri isi yabaye dufate opportunity ya globalization urabona isi mu by'ukuri yabaye nk'umudugudu dufata ayo mahirwe noneho turebe uburyo twakorana na community z'iwacu mu Rwanda na community ziri hano mu mahanga turebe uburyo twakungurana ibitekerezo kugira ngo nyine dufatanye ku mpande zose kuko bafite ibyo bakungura hano bikadufasha natwe dufite ibyo twize hano twafatanya nabo bikabafasha hariya ni muri ubwo buryo ndetse umwaka ushize njye na madamu twakoze akantu gato ka bya bindi ukunda kwita ngo ni sample urebye ni nka sample nyine dufata ibintu hano dufata ibitabo amadictionnaire tujya gufasha abantu mu mashuri amwe donc uburyo nk'ubwo bwo gufatanya hagati y'imiryango yacu nabibonye kuri social media mu by'ukuri nanjye byarantushije byatumye narishimye cyane numva ko hari ibyo abantu benshi bashobora gukora kiriya gikorwa mwakoze cyafashije abantu benshi kandi twese ukubeshya hano dufite ubushobozi bwinshi ni ukuvuga ngo amadolari 100 y'ahangaha ashobora kwishyura umwana hari ishuri igihembwe so kandi nanabashimira kabisa kuko wowe n'umugore wawe mwagerageje kwitanga mutanga urugero ariko ntibigarukira aho ngaho mugomeze mwera imbuto so nagira ngo rero dusoze wifuriza abantu ugira icyo bifuriza kurangiza umwaka ntabwo biba byoroshye unabifurize n'umwaka mushyashya icyo navuga muri rusange ni kubifuriza umwaka mushya muhire tuzatangire umwaka wa 2023 n'intego
yo gukomeza tukigarura hamwe tukaba umuryango mwiza ubanye neza hano muri Queensland, dufatanya n'abanyarwanda b'iwacu, ariko cyane muri rusange twiga ku bibazo bitubangamiye hano, tureba uburyo twabikemura. Hari n'ikigaragara cy'uko abanyarwanda muri rusange dufite amagurupe atandukanye, ahanini bitewe nyine n'amateka atari meza. Rero kwiga ku buryo tuzavanamo buhoro tuzaba ari ikintu kiza umwaka. Urakoze Bosco, nizere ko hari Hobe Australia, ngira ngo urayizi, sinzi icyo uyiziho, kandi turifuza kuzagutumira ukagera n'ibyo unaganira abanyarwanda ku bijyanye n'ubuzima n'izo projet, urayizi ko gahunda tuyifitanye kuva kera. Sawa, nta kibazo, ndahari, tuzapanga. Ndayizi iriya ni opportunity nziza cyane, ni ivugiro rikomeye bidafite buri wese. Nka community y'abanyarwanda kuba dufite aho twatanga ibitekerezo, aho twacisha ibyo twifuza, ni ikintu cyiza cyane. Urakoze cyane kandi umwaka mwiza n'abawe mwese ugomeze kuryoherwa nawe. Abanyarwanda bahurira hamwe bishimye bizihiza umwaka mushya, bishimira ko Imana yabaye nabo mu gihe cy'umwaka wose, kandi bashoboje no gutangira umwaka mushya. Urakoze cyane. Iki ngiki ino siporo ni igiki kwigisha, ni igiki wumva washishikariza abantu? Siporo ikinyigisha ni uburyo mudatugiye kumenya twarawe no kugira ubuzima buzira umuze. Icyo nashishikariza abantu babasha kuboneka bazabitabira, ibitekerezo bizima. None se ni igiki wasorezaho by'ukuri vuga waba waragezeho kuri uno mwaka, kugira ngo nanifurize n'abantu baba ari abahanga baba ari iwanyu bose bifuriza umwaka mushya? Urakoze kandi nawe, kandi uzi ko ufite ubutumire kuri Hobe Australia. Sinzi ni urayizi Hobe Australia? Ndayizi Hobe Australia, nakangurira abanyarwanda kujya bayumva, kwinyuraho ibitekerezo byiza, igatuma n'abanyarwanda bibuka amateka yabo bakayasiza. Urakoze cyane. Enjoy the day? Did you walk? How many kilometers? Did you walk with dad and mom? Oh, that's good. Do you want to do it next time? Would you like to do it next time? How soon? How soon? When do you want it again? Yeah, I will. If you want, we can do it next week or the end of the month in January. What's your name? Masengo, are you going to do it next time? That's good. Did you enjoy the day? Yeah. How was it? So we took the city cat boat and it was really fun, and then we're staying at a hotel. And At the there's a hotel? restaurant. Oh, that's good. And the restaurant is really nice. And, Yeah. Do you speak Kinyarwanda? not that too much. Amakuru. Nimeza. Oh, good. Najadari hano umunsi ewana sport iheruka kera, ariko Imana ishimwe. How was it? How was the walk? It was good. It was good. It was Do you want to fun. go next time? Yeah, I will. Oh, that's good. Next time we can start early, right? Yeah. That's good. Thank you. Urabona uyu munsi umeze gute? Yeah. Uyu munsi umeze gute? Umunsi? Wakoze kabisa kuza muri walk yawe. Ikibazo kugeza ubu bimeze gute? Mbega abantu baberewe. Wow, muri beza sana. Uvuye muri walk, urabona umunsi umeze gute? Yari walk ndende ariko byari biryoshye cyane. Ndabona wagize walk cyane. Umeze ute? Sawa. Neza. Mwishimye? Akanyama kari ready. Dore na Emerita. Perezida uraje. Walk yabaye ite? Imeze neza.
urabona umunsi tuzongera next year. Ntabwo ari next year tuzabikora, tugomba kubikora buri kwezi tugomba gukora walk. That's good. Ndabona diaspora muri Brisbane bishushe bimeze neza. Bya walk wabonye gute? Na mahoro masaka isi bagenza ahantu hahagije, ntabwo hari harehare cyane kandi ntihari na hatoya. Ariko urabona ko ari ibintu by'ingenzi iyo umuntu agize siporo uriya birakenewe. Siporo y'imyaka 2 iri bukurikireho ndayikuze. Simeon Stizo Muhumuza, iyi ukurikiye ni Hobe Australia.